nababwiye igituma cyitwa ikigo cy'imari. Ntabwo cyitwa ikigo cy'imari kubera ko ari umuryango. Ese reka duhere ku rugero ruto, nawe aze kurutanga urugero. Mu bimina bagera ku bigo by'amashuri barishingirana kandi noneho baba bari kumwe. Aze kutugarukira ku icyo kintu, baba bari kumwe bakishingirana. Ndetse hari n'uwampamagaye ejo bundi arambwira ati twebwe ku kimina cyacu twakoze ntawemerewe kujyamo adafite inzu. Management y'amafaranga tuyigarukeho, ni umuryango. Ariko se tuzitange gutyo gusa ejo ntizizishyurwe? Kuko uyu munsi kuba dushyiraho iyo security ni uko hari n'izitarishyuwe. Ziramutse abantu barabaye inyangamugayo zose zishyurwa neza, ntabwo ibi byari kujyaho. Ikigo gitangira mwagatukisha hose. Oya, none reka ntanga urugero. Impamvu wa mwarimu udafite ingwate tumworohereza tukamubwira ati none ushaka bishingiza, ni uburyo bwo kumworohereza kugira ngo kuko adafite physical guarantee byibuze areba abantu bamwizera bakorana baziranye bashobora kumwishingira. Ku nguzanyo zishingiye uyu munsi dufite abanyamuryango bakoresha ubwo buryo bagera mu bihumbi 81, 812 gusa nibo bahemutse. Ngo ntibagera no kuri 1% yabo ngabo, kandi abantu bose bagize access kuri ya mafaranga kubera ko twashyizeho ubwo buryo bwo kwishingirana bworoshye, kuko atabimusaba kujya gushaka ingwate iri fizike. Noneho ikindi nka koperative, reka ku nkantu nkagarukeho. Ikindi nka koperative, niba tumuhaye ya mafaranga kugira ngo yiteze imbere, araguramo cya kibanza aguremo ihinduke yangwate. Ugiye kugura icumbi agiye kugura niryo rihinduka ingwate ryacu, urumva urundi turarigura rigahita rihinduka n'ingwate. Ugiye kubaka tumworohereza kubaka ahereye hasi, yanzu yamara kuzura igafatwa nanone nk'ingwate yacu. Nkumva rwose mu muryango ahubwo tuworohereza mu Deje akantu gato nashakaga guhita mbaza, niba muvuga muti kuko twebwe nyine tutamwizeye cyane, hari undi umwizeye wenda bakorana, buriya nimwe uriya muntu batanyuzeho amafaranga ya buri munsi niwe wakwizera uyu munyamuryango wanyu kurusha uko mwebwe mwakamwizeye ariho umushahara w'unyura wa buri munsi, ariho yabishyuriye inguzanyo ya mbere yari yarafashe akayishyura ikarangira. Reka tubisobanurire. Uriya muntu duturanye uriya ashobora no kudatanga ingwate atari uko atayifite, ahubwo kubera ko procedure z'ingwate zivuna kandi ashaka amafaranga menshi, ko biraza ko kujya gusura ingwate, kwemeza ko ifite agaciro runaka, expertise, kuyandikisha muri RDB niyo mabwiriza y'ibigo by'imari. None akakubwira ati ngewe nsinyira ingwate nyifite, ariko uriya muntu baturanye azi ko afite na wa murima, ariko ngewe nka Deja no ndi headquarters sinshaka kumenya umwarimu uri mu bweyeye ko afite n'umurima.